ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye. Nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye, basi wongere usengera impeta, wongere usengere kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambuza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya riziki we. Ariko murakina n'ubugingo, akina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima. Aricyo nemera kuvuga ubutumwa. Byo na kera kose na ba Elisabeti Yerusalemu barahanuraga kuvuga ubutumwa turabyemera, ariko gutamba igitambo iri foferatasi wenda nimushake murakare burundu. Nubundi naraciwe muri ADPR bamaze kunca gatatu, sukunca ahubwo barancagaguye. Nayise nawajya hace namwe muce muri abashumba. Yesu atora intumwa 12 akiri kwisi, nta bakobwa bitondaga babagaho, nta bagore b'imfura bari bahari muri Isiraheli. Kuki nta mugore yashize mu wahageze cyane n'ahandi ni hano ni kuri Mahombe Empire. Ndagushimiye cyane wowe udahwema kutwereka urukundo udukurikirana. Ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda warakerewe kandi warahombye urahomba buri munsi, kuko hano tubagezaho video n'inkuru zigezweho zihuta cyane, inkuru ziryoshye. Rero niba utarakanda subscribe yikande, ujye ukanda like, ukande na comment, duhe igitekerezo ndetse na sharing, cyangwa se usangize bagenzi bawe inkuru nabo bayirebe. Naje rero maze iminsi mubona inkuru tubagezeho kandi baranazikunda, ndabibona mu bitekerezo mutanga ari byo comment ko muryoherwa n'inkuru tubahereza. Turabakunda cyane rero, ngira ngo mumaze iminsi mubona hano kuri YouTube inkuru zarizi ki Chantal zicicikana. Ubu ngubu nta yindi nkuru ihari kuri YouTube, ni inkuru ze, ni inkuru z'uyu mukobwa. Ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye. Nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye, basi wongere usengera impeta, wongere usengere kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambuza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya riziki we. Ariko murakina n'ubugingo, akina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima. Aricyo nemera kuvuga ubutumwa. Byo na kera kose na ba Elisabeti Yerusalemu barahanuraga kuvuga ubutumwa turabyemera, ariko gutamba igitambo iri foferatasi wenda nimushake murakare burundu. Nubundi naraciwe muri ADPR bamaze kunca gatatu, sukunca ahubwo barancagaguye. Nayise nawajya hace namwe muce muri abashumba. Yesu atora intumwa 12 akiri kwisi, nta bakobwa bitondaga babagaho, nta bagore b'imfura bari bahari muri Isiraheli. Kuki nta mugore yashize mu izo zicicikana abantu nizo nkuru bari gukoraho bitewe n'amagambo aherutse gutangaza ku itorero rya ADPR, bitewe n'ibyo ADPR yakoze, ibyo mushumba Isayi yatangaje ejo bundi y'imika abapastori b'abagore. Biriya bintu ntabwo Riziki yabikunze cyane, ntabwo byamushimishije. Rero inkuru za Riziki zabaye cyamamare cyangwa se zabaye viral cyangwa se zatrendinze cyane hano kuri YouTube, kandi nibyo koko none se ko yabivuze, reka abicyamamare nawe niba areba izi video ajye yihangana. Niko bimeze rwose, ntabwo bari gushaka amafaranga gusa hano kuri YouTube, ahubwo tadukora inkuru zigezweho nyine. Yego, ngira ngo rero abantu benshi bamaze iminsi bamubona, ngira ngo hari n'abatangiye kumubona kera muri za 2018 sibwo yatangiye ivuga butumwa, ahubwo nibwo yatangiye kugaragara cyane kuri YouTube, cyane cyane kuri Zaburi nshya. No twatangiye kumumenya, ngenda byibuka nkimubona nabonaga ari umugore. Abantu benshi bari bazi ko ari umugore, ariko nyuma naje kumenya ko ari umukobwa. Abantu benshi kwiyumvisha ko ari umukobwa nyine birabagora, abenshi babazi ko ari umugore, ariko yita mushiki wa Yohani, kwita umukobwa utagira ubwoba. Ibyo gushaka kwe nta nubwo ashaka abantu babimubaza, kuko yavuze ko biri mu kiganza cy'Imana, biri mu maboko y'Imana, ko Imana nibishima azashaka, nitanabishima nabwo nta kibazo, kuko ngo nta joro ry'abashatse gusa ribaho, ijoro ni ry'abashatse n'abatarashatse bose bemerewe kuzarijyamo. Akajya abwira abantu ati se ninde uzi umugore wa Yohani umubatiza? Ninde ugeze abona umugore wa Yohani? Ati ntawe. Rero maze iminsi nyine mubibona mu nkuru ziri gucicikana zikwirakwizwa cyane ku ma YouTube,
benshi baba banabaza ngo ubukwe bwe ni ryara, benshi bakabikoramo inkuru babeshya ngo yashatse, ngo yakoze ubukwe, ariko ndagira ngo bamenyeshe ko ubukwe bwe ntabwo bwari bwavugwa, ntiburatangazwa. Ubukwe bwe ntiburatangazwa, aracyari umukobwa rwose ushima Imana, kandi ibyo dukomeza tumusabira Imana imukomeze, kuko ni umwe mu bakobwa mu bahanuzikazi bahigwa cyane bitewe n'ubuhanuzi bwe n'inyigisho ze zitabamo guca ku ruhande, kuko avugisha ukuri cyane. Avugisha ukuri, ngira ngo mugenda mukurikirana ibyigisho bye mukabyumva, iby'abatangaza. Riziki Chantal, umukobwa utagira ubwoba. Yego rero Mahombe Empire, nk'intego yacu ni ukujya tubagezaho amakuru cyane cyane twibanda ku iyobokamana, tubagezaho amakuru agezweho aryoshye cyane barimo avugwa hano kuri Mahombe Empire mu Rwanda cyane cyane no hanze, nibishoboka tuzajya tubagirirayo muri East Africa hose amakuru y'iyobokamana, tubabwire ibyayo, kuko intego y'icano yacu ngira ngo maranayibona uko yitwa, nibyo byayo nyine. Turabakunda cyane rero, mujye mukomeza mudukurikirane, mbamenyesha ko Riziki Chantal nyine igihe nikigera Imana nibishima azashaka, nitanabishima nabwo izamuha ijuru. Murakoze cyane, turabakunda cyane rero. Iyi ni Mahombe Empire, mujye mukomeza kubana natwe, mudukunde, mudusharinge. Bye bye. Tangu nilipokuwa mdogo niliota siku hii, nikiwa nimevaa gauni jeupe, nikitembea kwa upendo wa kweli, maua mikononi, machozi ya furaha, familia wanasimama karibu, ndoto yangu imekuwa kweli. Since I was young I dreamed this day, walking down the aisle my way, white dress shining in the light, everything just feels so right, holding flowers, heart so pure, found a love that's strong and sure, all my dreams are coming true, standing here I say